yujuje umwaka atavunitse uwo ni Reece James. Reba ibi bikosa bya Kaisedo bya buri munsi ni dutabara Reece James uratekereza ufite n'umwataka no uko Reece James atabara afite n'umwataka ushobora kuwatabara byibura wa Chelsea ibitego 20 muri Premier League season. Ibyo bitego byayiha ikintu kinini cyane kuko igitego gihindura ibintu byose. Ushobora kuba uri gukina neza wamaza abantu, waba uri kureba nawe ugakora ikosa rimwe bawo mwizamu byabe ndi mwapanze mpita mubyibagirwa. Ntabwo bukariyo bisi kavuga ngo Pep Guardiola nk'umwana za half time mutatsinze baba bati mwibagire tactique zose dutangire gushyashya. Ni icyo ngiye mbona muri Chelsea nibyo bazanye umutoza kuko nta kipe igomba kuba idafite umutoza, ariko icyizere nzakibonera mu kibuga ko nta gishyashya no mu batoza ijana nari gutekereze ko basimbura Enzo Maresca. Niba Enzo Maresca ibyo umusaruro yari afite kuri izo kondisiyo zose zo kugurirwa abakinnyi nabo batari ku rwego mbona rukwiriye kuza muri Chelsea ugereranije n'abandi bana bafite, ukazuza n'abandi bana batakinaga Gittens yari umusimbura muri Dortmund, aba bari Leandro Garnacho babuze umwanya muri Manchester United itari nziza. Buenanote ni umusore wazamutse yanga kuzamuka ahagarara hagati ari umuhanzi akubita indirimbo ya mbere akubita ya kabiri akamenyekana mu ntara arimo akumva agiye kujya Kigali akimuka kazi Kigali, ariko bikarangirira aho ngaho nyine mukaba mumuzi azwi wabo gusa. Buenanote nagahe gato yagize muri Brighton ari umusimbura mwiza abantu babate niki, ariko yaba muri Leicester yatijwe yaba muri Chelsea ntabwo yigeze agira icyo yabafasha. Mbona Chelsea iyi politike yabo kuri Enzo Maresca uyu mutoza wundi ntabwo ari we w'ingenzi, ahubwo ari ukuntu Chelsea ishaka abantu ibasha kubwira bakumva. None se ibyo ngibyo ko nanjye ubiziza neruye ukambwa turakora kuri social media za Chelsea nibyo wambaye ntabwo nazajya editing nazajya paste kurambika rwose yuri mu mwanya utameritaga neza ugendera ku maji ukari kopia niba yakubwira ati niki cyandika ugateruka ugaterekaho none se nkubeshye niko biba bimeze. Ijyari rero kuri Chelsea irashaka abantu ibasha kumvisha kuko uvuze wese aragenda. Pochettino yaravuze ati ni gute ngenze ubaka ikipe mu munsi wa resultat abakinnyi beza nsanga mwabatwaye bari bagiye kugurisha nde ko none Garagaye abakinnyi benshi abakinnyi bose baguzwe hagati mu kibuga ahubwo Garagaye agendeye abakinnyi beza ndasanga mwabatwaye bakavuga ati nta jambo ufite wishinzwe no gutoza ntabwo ibyo byabaho gutyo. Samira tubyanze bikunze guhabwa imyaka 6 sigisobanuro cyuko azayisoza cyangwa se azagira umusaruro mwiza cyane ko na Enzo Maresca yirukanwa afite imyaka 3 ku masezerano yongera ati byanze bikunze ngo yunze mu rya Ruben Amorim ati I came here to be a manager not head coach. Ngira ngo agena niko yasobanuye umuvandimwe Ruben Amorim, ariko Chelsea irakubwira iti you are not manager here, you are head coach. Ugomba guteka ibyo twakuguriye nta kindi kintu ugomba kurenzaho. Liam Rosinia mu kipe ya Derby County nk'umutoza wungirije yatsinze imikino 7 anganya 2 atsindwa imikino 3 byibuze ku kigero cya 58% mu kubona intsinze byibuze buri mukino yawugega amafite inota 1.9 muri rusange. Mu kipe hasi mu gihugu cy'Ubwongereza mu cyiciro cya kabiri yatsinze imikino 27 anganya 28 atsindwa 23 yose y'umuvandimwe byibuze intsinze yari kuri 35% yinjiraga mu mukino umuvandimwe afite inota 1.4. Hanyuma muri Strasbourg mu gihugu cy'Ubufaransa byibuze buri mukino yawinjiraga amafite inota 1.7 intsinzi byibuze ari kuri 51%. Imikino 32 yarayitsinze anganya 14 atsindwa 17. Mu kanya gato waribashije kuri Paris Saint-Germain imikino agiye asoza mu by'ukuri nyuma yuko avuye mu kibazo cy'imvune umukino yakinnye akawusoza wose no bangangijemo na Man City kuri iki cyumweru banganya igitego kimwe kuri 90. Indi yose Bournemouth 63 y'umukino, hanyuma Aston Villa 72, Everton 58. Bournemouth bagiye gukina bumvikana muri fazare imikino ni muri Carabao Cup nibyo imikino 58. Hanyuma match ya Leeds nawe yo akinye minota 29. Ubwo nasubizaga gato kuri Samiri bazatu nuhe mukino asoje numwe wonyine bakinye na Man City kuri iki cyumweru. Ateran bajyanze bikunze twavuze ko Enzo Maresca ibimujyanye cyane nuko tumvikana cyangwa se kudahuza n'abayobozi mu myanzuro ifatwa hanze
ndetse no mu kibuga kuko abayobozi twabonye ko hari ukuntu binjira Enzo na medical staff ukuntu akoresha abakinnyi biwe ariko nyemera muri kano kanya tujye mu kibuga nyirizina kuko nicyo gitanga umusaruro cyangwa se gituma umuntu aramba reka mvuga ngo ibwami Liam Rosinio byanze bikunze hari amakosa yakozwe na Enzo Maresca agomba gushyira ku murongo kwanza uremera ko Enzo hari amakosa yakoze mu kibuga yego cyangwa we amakosa yakoze mu kibuga nk'umutoza arahari amwe namwe urakoze cyane bimwe na bimwe ayo amwe namwe mu bihe bimwe na bimwe nk'uko bivuze ayo makosa Liam Rosinio agomba kubanza gushyira ku murongo akosora mu buryo bwihuse nayo kugira ngo byibuze iyi sezo ayitangirane imbaraga yerekana ko ari cyo ashoboye urakoze cyane Mbappe hari ibyo Enzo Maresca bimwe na bimwe uko kwagiye ubona ko byagiye bimugora muri sezo hagati mu mwaka w'imikino hagati bimwe wabonaga ari ukubera ko adafite ubunararibonye buhagije kuko twarabisobanuye yari yicaye kuri touchline equipe iri ku rwego nka Chelsea imikino yatoje muri Chelsea ni rwo rwego yari atojeho runini ku rwego rw'ama equipe ari elite muri Chelsea bisobanuye ngo ibyiza byose yakoze mu mupira w'amaguru izi saha navuga hari byamuhesha n'akazi ahandi byose base hari uburyo yabikoreye muri Chelsea ibyo yakoreye muri Leicester City mu cyiciro cya kabiri ntago twabiha uburemere buhagije ntago twabihaye uburemere buhagije kuko na Chelsea ijya kumuha akazi benshi twaribajije ati ni gute ahawe akazi Enzo Maresca benshi twabyibajijeho binyuranye n'uburyo twibajije wenda kuri Pochettino ko Pochettino we wari werega ukareba background Paris Saint-Germain Tottenham Thomas Tuchel warebaga Paris Saint-Germain Borussia Dortmund ukabona ko nyine umuntu uje afite izo mbaraga ariko kuri Enzo Maresca twabyibajijeho twese twari dukeneye kureba se umugabo wakinaga umupira mwiza muri Leicester City yafatura umupira akawuterura akawuzana muri Chelsea akaduprova harimo amakosa ye harimo nayo bishobora kukugora kumwitirira kuko niba kubwira ngo ibijyanye no guhindura abanyabakinnyi cyane muri equipe yanjye muri 11 babanzamo buri munsi impinduka nyinshi no kugira akagusobanura akubwira ati politique ya equipe nuko buri mwana wese uri hano atagomba gusubira inyuma kandi umukinnyi kugira ngo adasubira inyuma nuko aba afite iminota mu kibuga birumvikana yaba asimbuye yaba abanjemo akenshi nyine y'umutoza ari kuri iyo recommandation yuko buri mukinnyi wese agomba kuzamura urwego umutoza rigiye rimwe na rimwe ushaka kwibaza ati se nta ahari yaza kuba atari kuri aya mabwiriza yakaba yakora ibyiza birenzeho yaza kuba adafite stati ya head coach kuruta uko yaba ari manager ko manager wari umuyobozi head coach wari umutoza umuyobozi abagira uruhare muri biriya byose Samir yagarutseho atari afiteho ijambo icyo gihe yuri manager bwo ubu bifiteho ijambo mu babanzamo rimwe na rimwe ukagira ugafata niyo myanzuro mu winjira muri equipe ariko ibyo byose ntago yarabifite uruhare rezi saa ko wavuga ngo kuba Chelsea araguze umudefense usimbura Levi Colwill agize ikibazo cy'imvune ari umudefense yagendewe mu mwaka ushize batwara Conference League batwara n'igikombe cy'isi cy'amaklub ntago kutagura umudefense wo muri axe centrale ari kosa rye ntago kutinjiza mu munyezamu tumaze igihe kinini tuvuga ngo Chelsea yari ikeneye umunyezamu ntago ryari ikosa rye ko twabonaga abandi bakinnyi bagurwa icyo ngicyo uracyumva kuko hari ukuba umutoza ashobora kurekarama abakinnyi ntibaba mwima ariko n'ahandi ashaka abakinnyi nabo bakaba mwima ariko kuba twarabonaga ba Gitenzi winjira tukabona ba Joao Pedro barinjira tukabona ba Liam Delap barinjira bisobanuye ko amafaranga yari ahari ntabwo cyari ikibazo cy'ifaranga ahubwo cyari ikibazo cy'ibyo bo bifuza gushyira muri equipe Enzo Maresca wabitekereza ukundi so ariko ibyo ngibyo ntabwo kumbwira ngo ibyifuzo by'umutoza ntabwo byubahirijwe ntabwo hubahirijwe projet ya Chelsea iturutse ku bayobozi niba ariko ubusobanure neza ubundi ibyifuzo by'umutoza muri equipe ya Chelsea biheruka kubahirizwa mu mwaka wa mbere wa Bluco na Todd Boehly kuri Alec Capital muri rusange binjira muri Chelsea nibwo ibyifuzo by'umutoza biheruka kubahirizwa kuko icyo gihe binjira muri Chelsea bazanamo ba Pierre-Emerick Aubameyang bazanamo ba Kalidou Koulibaly bazanamo ba Edouard Mendy bazanamo ba Edouard Mendy so abahari gusa nzi ko baguza abakinnyi benshi banabarekurira igihe gisa nkaho cyegeranye Kalidou Koulibaly nabande bose wabonaga ko ari abakinnyi n'ubundi ukavuga ati Chelsea ikomereje muri wa mugihe ririmo n'ubundi wa Roman Abramovich wo kugura abakinnyi bakomeye ariko ntago nzaho inama yakorewe usibye ko bamwe muri twe
tukireba abantu barimo bahereza inshingano muri ekipe ya Chelsea nyuma yuko bari bamaze gusinyisha bari abakinnyi bamwe muri twe twibajije ku cyo Chelsea igamije kuri projet ya Chelsea ko twarebye tubona bateruye ubuyobozi bw'ikipe ya Brighton barazana Paul Wistandre na Stewart barabazana batereka aho ngaho umwe bamugira sporting director undi bamugira co-sporting director ubwo n'umwungirije bagomba kuyobora umushinga wa Chelsea tugiye tubona bazanye Graham Potter avuye muri Chelsea muri Brighton yego avuye muri Brighton tugiye tubona abakinnyi benshi basinyishijwe barimo barava muri Brighton tugiye tubona baduhaye politike yuko tagomba kurenza abakinnyi itagomba kurenza imyaka 25 igura abakinnyi tubyibazo tuvuga ngo ariko kwera ko Brighton ariyo projet nayigura abakinnyi bari muri range iyo myaka rimwe na rimwe bakabashyiramo wenda umukinnyi ushobora kuza kubazamurira experience ko nabyo bagiye babikora mu bitandukanye bazanamo ba Pascal Gross bakamuterekamo bavuga ati hereza experience bakaisedo na ba Alexis McAllister bazamukira aho ngaho ariko projet ishingiye ku bakinnyi hanini bakiri batoya so kuri Enzo Maresca nawe ubwo ariko hari ibyo wa highlighting hari ibyo wamushyiraho muri entre parenthèses bimureba ushobora kuvuga ngo Enzo nawe ahari ahangaha yuza kuba warakosoye ibi nibi ahari resultat zari bugende neza reka simpere mu kibuga reka mpere hanze y'ikibuga amakosa ya mbere Mbappe buryo winjiye ahantu bakagusobanurira projet yabo kiteye bakagusobanura politique yabo kiteye bakagusobanurira uko batekereza ibintu bizagenda iyo utabifiteho uburenganzira bakanaguhereza kontra ikwima ubwo burenganzira bwo kubigiraho ijambo kugira ngo ugire ibyo uhindura icyambere burya ugomba gukora nukumva icyo boss agusaba yego nukumva icyo ubuyobozi bwa equipe bugusaba wowe ukabishyira mu bikorwa ibindi ubwo bizaza ikindi siko bimeze bakubwira ati wowe fata buri mukinnyi wese umuzamurira urwego bakubwira ati ufite amasezerano n'igihe kirekire hano nta kibazo ufite turifuza kubona buri mukinnyi wese azamura urwego ntago utangira gushyira abantu pressure ubabwire ngo you know what ndashaka umudefenseur ndashaka Levi Colwill ndashaka umuntu usimbura Levi Colwill yagize ikibazo cy'imvune urayibabwira ariko bakubwira ati you know what twe turabona Jamie Gittens ariyo bakinjiramo icyo ukora uzamura urwego nkuko uzamura urwego Champong ko nicyo bamusaba bambwira ati nitugura umudefenseur Champong agasaba gusohoka biraba ikibazo wowe icyo ukora kuko wabyemeye mbere uzamura urwego Champong niba bakubwira ati buri mukinnyi wese agomba kugira iminota kina kugira ngo tutazabona umwana ufite amasezerano y'igihe kirekire hano urabisiko nta mukinnyi ugira amasezerano y'igihe gito muri Chelsea ntago dushaka kubona asubira inyuma icyo ukora zamura tara yabo donc ibyo ufite baguhereza ubigerageze umaximize icyo wasinyiye ahubwo wowe nutekereza ko wakuze kuruta projet kuko twarabisobanuye nyuma yo gushaka George Mendes ngamuhagararira agahindura abari bamuhagarariye batangiye gushyiraho Chelsea igitutu itari ikeneye batangiye gushyiraho Chelsea ati turabona umutoza mwamuzamurira Malanka mukamugira manager mwamuhereza amasezerano amuhereza uburenganzira mugatangira gukomanta kuri polisi yabo nicyo kibazo gikomeye cyane gutangira gukomanta kuri politique ya equipe ko ndakwibutsa ko abanyamakuru baramubaje ati se kubera iki ukora rotation nyinshi kubera iki ukora impinduka nyinshi muri 11 wabanzamo rimwe na rimwe ugakora n'amaramplacement atari ngombwa arababwira ati mu bibazo ubuyobozi bisobanuye ngo rero nkawe Enzo Maresca wari ukwiye gusobanura ahubwo wari ukwiye gutanga ibisobanuro wumva bikunogeye kuko already uwo mushinga warawusobanuriwe winjira muri Chelsea so nkabona kuri iriya Rosinia icyo kintu azakirinde mugira ngo abane neza n'ubuyobozi bw'ikipe ya Chelsea ubwo niturajya mu kibuga n'ibindi nawe azakora umwaka wa mbere nawe wa kabiri ntazakona ari kintu ngiye mbona muri Chelsea ikintu kimwe kuri Enzo yabonye za Man City zatangiye kumushaka na Juve ngo yaramushatse yarafite impamvu yo kuvuga yaramaze gutwara igikombe cya mbere cy'isi cy'amatora nicyo nendaga kuvuga Poshi umutoza wese akunda progress nta mutoza wishimira kuguma ahantu hamwe cyangwa gusubira inyuma Poshi yasanze Chelsea ari equipe mbere kamere kuri Poch yayisanze ku mwanya wa 12 umwanya wa 6 kandi bimwe mu bintu yagomba gukora buri itoze equipe nini uyirinda gusuzugurwa n'abakeba ntabwo yigeze agira resultat mbi ku makipe manini nubwo yatsindwaga in style yagize icyo akora
Enzo nawe aratangira avuga ati oya abakinnyi banjye beza mwibakuramo ahubwo munyongere imbaraga kubeza nerekanye dukosora hana Yego. baravuga ati oya so uvuga aza Enzo Maresca w'umururu uvuye mu cyiciro cya kabiri ukeneye iyo spotlight ukeneye kugaragara no kumenyekana araza umwaka wa mbere yakubise Conference League arayitwaye in style atwaye igikombe cy'isi y'amakrebe atekereza ko abayobozi bagakwiye kuba barebera muri iryo jisho rivuga ngo niba twatsinda Paris Saint-Germain iyoboye isi turamutse twongeremo imbaraga ntabwo twatwara championnat cyangwa tukaba twanagereza Champions League abona abayobozi ntibari kumwitaho ahita agira frustration atangira kuvuga mu itangazamakuru ko abuyobozi nta kintu kimwe bumuha ibintu bamubaza biri tekiniko bimureba agahita amena amabanga agahita avuga ngo mubaze ubuyobozi kuko nibwo bubishaka gutya n'uyu Rusini arakora umwaka wa mbere arakora umwaka wa mbere akeneye kubaka izina najya rezita nziza azagenda mu mwaka utaha nk'iki gihe nawe ruva rero zimwe mu nama wamugira yinjira muri Chelsea nuko utazatekereza ko hari ibyo yakora binyuranye n'ibyo yaganirijwe kuri projet n'impamvu Chelsea ngo bamuhisemo buriya bamuhisemo nuko we yinjira muri Blueco ubwo ni company ifite equipe ya Chelsea hamwe Capital hamwe na Clear Lake Capital we ngo kubera ko yarayisanzwemo atoza ikipe ya Strasbourg yabyumvise vuba we aravuga ati uyu mugabo ntabwo byasabye ibiganiro byinshi ubonye ko n'ibiganiro byihuse ibiganiro rwose byarihuse iminsi nk'ibiri yari ihagije gusa kugira ngo umugabo aba yamaze gusobanukirwa icyo bamusaba nuko nawe bakweza mu yawe gutangira akazi ngo ni saa 3 for your information uyu mugabo bavuga ko rwose nta interview nta yakoze idasanzwe no kumubwira ati ari mu nzu wowe ni transfer gusa muri Strasbourg warushinzwe kuzamura urwego rw'abakinnyi ubona ko na Chelsea umwana babona gakeneye kuzamura urwego bamwoherezagayo yaba ba Andre Santos boherejweyo yaba ba Ben Chilwell ariyo nubwo we ari ukusa nk'umurekura yaba kumwohereza ba Kendrick Paez ubu yarafite Emmanuel Emega ni rutaza mu kipe ya Chelsea yaguze bafite umusore twa Sar abo bose na abana bariyo yarabizi ko inshingano afite muri Strasbourg ari ukuzamura urwego rwabo ugize progress nzima urwego rwiza na Julian Sizo yarariyo ugaragaje urwego rwiza akajya muri equipe ya Chelsea nabwo agakomeza kuzamurira urwego abantu benshi ikintu abantu benshi bibaza isi umupira w'amaguru utarasobanukirwa Chelsea ugamije kuzamura abana ngo bagere imyaka ingene iki bakora iki ubundi twese twibaza aba bana nibamara gukura nibagera mu myaka yo gukina niki kizakurikira bazagurishwa cyangwa bazanuzwa turakuzamurira urwego icyo nicyo kikibazo numara kuzamurira urwego hari ubuse ebyiri wagoma muri equipe ugatanga umusaruro ariko tuba nk'ikipe kwifuza ku giciro cyiza cya nyacyo twarya amafaranga twunguka ubwo rero naho ngaho uyu mugabo nawe mu kwinjiramo akeneye gusobanukirwa ko zamura urwego rw'abakinnyi ibyo ufite ntihagire umwana usubira inyuma komeza agere ku rwego rwiza nubona of course bigukundiye nawe ukagira progress Enzo Maresca yaragize mu iterambere rye muri Chelsea wibuke ibikwicaje aho ngaho ahubwo niwumva warenze urwego rw'ibyo ukwiye kubukora aho ngaho wandika ibaru usezere wabwira ati ngewe ndabona kuzamura Champong ndabona ageze ku rwego rwiza muramurekuye yaragiye ndabona urwego ngezeho ari ukujya muri Real Madrid na Barcelona nkatwara ibikombe aho ngaho bagusezerere wigendere cyangwa bakubwira turacyafite kontra icara hano ukore utumye hari ikintu nibuka mbere ukomeza ndabizi ko ufite ibintu byinshi aho ngaho ibi bintu cyo kuvuga ngo umuntu ntabwo ari manager ni head coach ntabwo ufite uburenganzira bwose bwo gukora icyo ushaka muri kimwe kipe yacu hari ibyo tugukorera tukaguhereza ugashyira mu kibuga cyane ndi Florentino Perez we Alonso wowe nde wowe Ancelotti nta kindi kintu tuvugana ndagura Mbappe ndamuguha utanga umusaruro ibyo kuvuga ngo umuntu ni manager cyangwa se head coach cyangwa se kipe go uburenganzira bwawe cyangwa se irabukwimye irabugumanye uko tuntu twombi kamwe ukanenga iki ugashima iki akandi ibicu ukanenga nibicu ugashima mu rusange navuga manager na head coach mu bijyanye n'umushinga wa equipe runaka uko bitekereza manager reka mbijyane muri sanse ya equipe manager wari umutoza mukuru burya nawe ari umutoza ariko mukuru ndabyumva ariko inshingano na responsabilité kuri equipe no ku buyobozi ziriyongera sasa umuntu uba manager ku bwanjye mbona ari umuntu ugomba kuba yarabaye proven somewhere yaraprovinze ko ashoboye kuba manager ahantu runaka
kuko impamvu mvuga ibi ngibi nka Real Madrid akenshi ihaye umuntu akazi imugira manager ariko still bakugurira abakinnyi ariko baguhereza inshingano nta burenganzira ufite buhagije ariko nabo buri gihe bahitamo umutoza nawe wiyaminiya umutoza nyine navuga umaze kugera ku rwego rwo kumva yaba manager kuruta uko yaza muri Madrid aje kuba head coach kereka yari interim yari umuntu bahaye bavuga ati ni iby'agateganyo ngwino ube uri head coach w'ikipe. So kuri head coach abatoza benshi bemera iyo role uzabarebe nawe hirya no hino ntabwo ari abasini ya coaches nabo bana nyine bakiri batoya mu mwuga. Ushatse kumbwira ko Liam Rosinio ataba manager yamuba ariko atari muri Chelsea yamuba atari muri Chelsea ikipe ku rwego rwa kandi nabwo Liam Rosinio kuri profile afite izi saha si buri kipe yose yapfa kumuhereza stati yo kuba manager si buri kipe nkurikije uko mubona kuko iyo bitangiye kuzamo umuntu ngo ni manager muri ekipe agomba kuba ari umuntu witondewe kuko umuntu abarebwa n'ibintu byinshi abakontorora ibintu byinshi niyo mpamvu akenshi bareba nyine umuntu muri ano ma ekipe ahanini manini akunze kureba umuntu ufite iyo profile ufite ubwo bumenyi ufite experience umaze igihe kinini ariko akenshi bazanye umutoza w'umujene ukiri muto mu myaka bano bashoje gukina umupira mu gihe byavuba ahangaha ntago bapfa kwita baguhereza kuba manager buri gihe bagutangiza as head coach niko Arteta yatangiye muri Arsenal babona arimo arabyitwaramo neza bamuzamura baramugira manager niko Ruben Amorim yarameze muri Man U burya nawe yari head coach Arne Slot muri Liverpool nawe ni head coach ariko abo bose mvuze ko ari batatu bavuye he sibyo urebe ngo bavuye yaba ari Ruben Amorim yaravuye muri Sporting abantu benshi bakibyibazaho aracyari muto mu myaka 40-45 Arne Slot yavuye muri Feyenoord mu gihugu cy'Ubuholandi benshi nyine baribaza ku bushobozi bwe uyu muntu uze twahita tumuhereza izo nshingano zishobora kumurenga reka ahere kuri ibi ngibi ni dute nyine babashidikanye ku bushobozi bwawe uvuye kungiriza Pep Guardiola hanze turebe urwego uriho mu kuba wafata inshingano ziremereye nk'izo ngizo bakabanza bakagupima ariko muri Chelsea ho mbona hari ku cyo wavuze byanagorana ko bahereza umutoza ufite profile akazi yumva ataba manager niyo mpamvu ku mugabo nka Luis Enrique ku mugabo nka Hans Flick ku mugabo nka Zinedine Zidane uriya Chelsea kuganira nawe byasaba ko bahindura imitekerereze ya Chelsea bahindura politiki ya Chelsea kuko Luis Enrique ntabwo wamuzana ahantu mubwiye ngaje kuzamura urwego rw'abakinnyi yakubwira ati mpa akazi muri academy reka nje muri La Masia nzamura urwego rw'abakinnyi ntoza Messi ukamira nzamura urwego Garnacho ntago Zidane yabyemera ntago abatoza bose yakubwira ati ntabwo ntaza kuzamura urwego rw'abakinnyi reka kenshi anakubwira ati ariko ku mutoza ufite ntabwo twajyana zana senior players ku mutoza uvuga ati none ngenda ndashaka platform ndashaka kujya kwitara ndashaka kujya kugaragaza icyo nshoboye aho wahajya ukakigaragaza ahubwo ukaba nka Enzo Maresca nyuma ukavuga ariko ntakigaragaje mugenza neza ibintu byanyu mbona bitarengaho biri reka ugatangira gutezamo ikibazo so ntekereza ko kuri Liam Rosinio icyo kintu agomba kuzakitaho cyane kumenya icyo Chelsea igamije icyo batekereza nuko batekereza ko ibintu byabo bigomba gukura icyo ni kimwe ubwo akamenya n'uburyo agomba kwisobanura mu itangazamakuru uburyo ugomba kwisobanura uburyo ugomba gusobanura umushinga wa Chelsea uburyo ugomba kuwusobanura nk'umuntu wuzi ntabwo uzajya uwusobanura rimwe na rimwe uvuga ngo ibi bintu rero kandi ubwo ni ikintu ahari abantu bafashe nk'ikosa ati mu kibazo ubuyobozi oya gitangeho ibisobanuro biri sportif biproteje equipe biproteje club biproteje ubuyobozi bwawe kuko urabizi uzi icyo Chelsea igamije izi saha n'umuza ukahita uvuga ngo jewe ndashaka gutwara igikombe cya Champions League wabivuga kugira ngo ahari udaca intege ariko ntago ugomba kwitushyira pressure ku buyobozi ngo kugira ngo dutware igikombe cya Champions dukeneye Harry Kane umwaka utaha ibyo ngibyo bazabibwira Todd Boehly avuga ati ubaye iki ushaka Harry Kane afite imyaka ingahe
hano se tuzana abakinnyi bafite iyo myaka ntabwo bikunda. So aho ngaho agomba kugira imbago z'uburyo aproteje umushinga wa Chelsea n'uburyo yisobanura mu itangazamakuru n'uburyo agomba kumenya imbibizi. Ikindi kiri mu kibuga aricyo mvugaho, kote discipline ya Chelsea anda Enzo Maresca ntabwo yari nziza pe. Niba ari uko ari abakinnyi nyine benshi bakiri n'abatoya hari no kugirana inama bigorana hagati yabo, nawe ubwe akaba yari muto mu bintu, ariko ntabwo icyo kintu cyabaye kiza muri Chelsea. Niba iyi sezo tubara ko Chelsea imaze kugira amakarita y'umutuku hafi 9 ntiyagezemo buriya 9 amakarita y'umutuku. Niyo kipe ifite discipline mbi, sibyo kuko kuyo mfite hano kandaye muri gahunda zanjye hano ndi kurebamo makarita y'umutuku angahe. Reka nyende bimwe kuringa hari Robert Sanchez, hari Trevor Chalobah, hari Joao Pedro, hari ubwe Enzo Maresca, yarayibonye nabyibuka, hari Malo Gusto, hari Liam Delap, izo ni 6, hari na Moises Caicedo. Izo ni karita 7 zitukura. Izo karita 7 zitukura izi saha ntago tubwizanije ukuri kubura Moises Caicedo ira mikino 3 yawo umukino manganyijemo na Arsenal igice cya kabiri cyose batamufite n'izindi rezilita bagize muri match zakurikiye badafite Moises Caicedo. Yuza kumufite ahari byari kuba byaragenze ukuri kugira neza kurusha ahari. Imikino Robert Sanchez yasibye nayo wayi highlighting. Mudefenseur wawe mwiza Trevor Chalobah imikino yasibye. Nawe ubwawe hari umukino utagaragaye kuri bande touche kwera kwa ikarita itukura. Malo Gusto, Liam Delap, abo bose izo zose ni suspension wagiye ugira z'imikino 3 cyangwa umwe bijyanye niba ari amakarita abiri y'umuhondo. So nekereza ko muri equipe ya Chelsea ya Mourinho ntagerageza uburyo kote discipline muri equipe ya Chelsea ashobora kuyigarura, kuko na Nicholas Jackson bimwe mu byatumye hari abafana ba Chelsea rimwe na rimwe bagera bakanamurambirwa, nawe yari amakarita y'imituku menshi yisubiramo. So iyo situation nawe ubwe izi saha ahari ashobora kureba uburyo ayaddressing muri equipe ya Chelsea ikintu kijyanye na discipline akaba yagikoraho kugira ngo muri urugendo afite rwo kuzamura urwego rwa buri mukinnyi ntazisange groupe yuzuye ntazisange ari ahantu byabaye ngombwa yuko yishyira mu kibazo wenda yari bukinishe ko Paris Saint-Germain ariko afite ikarita y'umutuku kandi aho umukino urusha cyane ntabwo cyaba ari ikintu cyiza cyane. So ikindi kintu mbona wavugaho gikomeye cyane kuri iriya Mourinho yakosora muri equipe ya Chelsea no kubanza iriya kipe sinzi uko azabigenza byo mbona bizasaba tactically amatektike n'amayeri menshi. Kipe ya Chelsea kugabanya urwego rw'ibitego yinjizwa bizasaba icyo ngicyo utarakomeza ntabwo bisaba kujya ku isoko. Groupe afite kano kanya yamwemera kutsinda ibitego byinshi cyangwa birasaba ko isoko rigomba kuremwa byanze bikunze. Isoko rizaremwa ariko isoko risanzwe se agasoko kandi mugoroba cyangwa isoko rifatika. Isoko rizaremwa ariko erega n'ibyo kugura no kugurisha bacyaba mu gasoko kandi mugoroba. Kana kanyuma kuri transfer yavuze ko Wenga yajyaga arima abakiyuka bashaka gasanga ariko bwa mbere babonye ryaremuye abandi baraguza abakiyi bakomeye bakajya kugura inyanya za saye. Hano isoko rizaremwa ariko nanone burya hari uburyo ushaka ibisubizo. Ushobora gupanga ikipe iri discipline cyane nyuma muri structure mu buryo bahagaze inyuma muri organisation inyuma, ukavuga ngo mureke tubanze nyamuneka rest defense tuyiteho cyane, burya birafasha. Iyo ngingo ukabanza kwataka ntushimu muri make nitugaruka mu kana gato